Bimwe mu bibazo abaturage bo ku mugabane wa Afurika bafite birimo nk'imihindagurikire y'ikirere n'ibindi ngo byabonerwa umuti binyuze mu bushakashatsi, ariko abashakashatsi bakabukoze baracyari bake cyane mu bihugu byo muri Afurika. Ese iki kibazo gifite ubuhe buremere? Uyu ni Minisitiri w'Uburezi hano mu Rwanda, Dr Papies Malimba Musafiri. Ubushakashatsi no guhanga udushya ku mugabane wa Afurika. Hari ingamba eshatu zaganiriweho zubakira kuri uwo murongo wa politiki. Ingamba ya mbere nk'uko Howard yababwiye ndetse na Thierry, nuko cyagaragaye turacyafite umubare mutoya w'abantu barangiza inyigisho mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se ariyo PhD qualification, haba mu mashuri yacu makuru na za kaminuza cyangwa se haba mu bigo by'ubushakashatsi. Nyamara inkingi ya mbere yubaka ubushakashatsi tubona no mu bindi bihugu byateye imbere mu bushakashatsi nuko igomba kugira umubare munini w'abarangije inyigisho ku rwego rwa PhD. Usibye iki kibazo kandi umubare muto w'abashakashatsi muri Afurika ngo uracyaterwa nuko hari bamwe mu bize ku rwego rwo hejuru ariko ngo bibera hanze y'umugabane wa Afurika, bityo ntibagire uruhare mu gukemura ibibazo nk'ibi. Uyu ni Thierry Zomahon, umuyobozi wa forum ya Next SN. Ibi ni ibintu by'ingenzi kuri Afurika. Nk'iyo urebye hari igihugu kimwe kiri mu burengerazuba bwa Afurika, mu nyemerere kutavuga izina ryacyo cyangwa se ry'ikindi gihugu. Birababaje kuba mu myaka 50 ishize nta rupapuro na rumwe cyangwa se ubushakashatsi bashyize hanze ku bijyanye n'ubushakashatsi bwerekeranye n'imibare, ariko igitangaje nuko bafite abahanga mu bijyanye n'imibare ariko bibera ku mugabane wa Amerika ndetse no mu Burayi. Mu rwego rwo gushakira umuti iki kibazo ngo abaminisitiri bafite mu nshingano zabo ubushakashatsi ku mugabane wa Afurika bahuriye i Kigali maze bafata ingamba zikomeye ndetse batahana n'umukoro wo gushakira umuti n'ibindi bibazo bikigaragara mu bijyanye n'ubushakashatsi ku mibare hano ku mugabane wa Afurika. Ingamba rero rashyizweho nuko buri gihugu kigomba mbere na mbere kwikorera isesengura, bakamenya batuvuga imibare se turavuga ni bangahe, ni igihumbi, ni ibihumbi bitatu, ni ibihumbi 10, ni kwijanisha, ni 5 kwijana ry'abatuye igihugu ni kangahe. Iyo mibare itandukana naho uhereye ku gihugu kimwe kujya ku kindi. Ingamba yavuyemo nuko buri gihugu kigomba kugenda kigakora isesengura kikamenya ngo imibare gikeneye ni abantu bangahe mu myaka 5 iri imbere, mu myaka 10 iri imbere, mu myaka 50 iri imbere, ndetse kugera no muri cyakerezo kiyozo kirambye ku mugabane wa Afurika cyo mu 2063. Ibyo rero bikazakorwa na buri gihugu, ndetse igihugu kigasuzuma aho gifite intege nkeya naho gifite imbaraga, bityo hakabaho ubufatanye hagati y'ibihugu kugira ngo ibihugu byunganirane aho bifite intege nkeya ariko naho bifite imbaraga. Abahanga mu by'ubushakashatsi bushingiye ku mibare bavuga ko usibye kuba bwaba ari inzira idashidikanywaho ku gukemura ibibazo isi ifite ubu, ngo bwanafasha mu iterambere rirambye ry'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Fiston Felix Habineza, Royal TV.